Here we go. Ego Godfa. Waramutse. Waramutse. Makuru yaramutse. Ni meza. Byagenze bite rero? Bro. Muri abapfuye nyine yitwa Kabirima n'umushito wacu yitwa Ngabo. Yego. Twasohotse nyine bisanzwe. Yego. Duriramo n'uriya nyine mujene yitwa Mugisha. Nawe yari umushito wacu kuko hari groupe tubanamo y'abantu baba muri Amerika nyine n'abantu baba mu Rwanda. Yego. Niga batwara turaka nyine tukunda kuvugana cyane. Muri kurya yabo. Ego. Urumva dusohotse. Bahuriyemo nawe nyine. Ariko mu minsi yashize hari umuhungu wundi wo muri Amerika wapfuye nawe ari umushiti wacu nawe watwaraga truck sinzi n'umuzi wakoze accident uwe muri Missouri. Ndamubona. Yego. Bagiye ku kiriyo cye. Ko uriya wapfuye nyine akunda kumusereza story zabo zo mu nkambi za kera. Undi nawe arambwira ati rero turi ku kiriyo nta kintu navugana nawe uzansange muri Michigan tuzarwanye. Ubivuga ari uyu. Ego. Uyu nguyu nyine wamwishe aravuga ati uzansange Michigan we tuzarwane kuko ntabwo twarwanira hano ku kibuye. Ku kiriyo sorry. Uriya wo hirya uriya wapfuye uretse gato. Uyu nguyu Eric uyu. Ego Ngabo ego. Ngabo yasererezaga Mugisha ari wuyu. Ego stories zisanzwe nyine nk'abana bakuranye mu nkambi bisanzwe ako Mugisha ari umuntu udaterwa brag pe. Agunda gusereza ariko ntakunda umuntu umuvuga. Uyu nguyu. Ego. Ubwo kumusereza tuzansange mu nkambi turwane ibiki n'ibiki nyine nako muzansange muri state yacu ngo turwane ngo hari gukukira ibiki n'ibiki nyine akarakara. Nka nijoro nk'umuntu twahuriye ahantu hamwe. Tuziranye yasasha kutujoininga bisanzwe. Uwaje kujoininga undi ninde? Mugisha yaje kutujoininga uyu nguyu muri screen yaje kutujoininga twe kuri table yacu ko twari benshi abandi bango baba diaspora bashuti bacu tubana muri group. Urumva? Ndakumva. Ariko mbere nabanje Give me a second. Izam kanya gato. Reka nze ngire kugira ngo byumvikane neza. Pole kandi wihangane. Tubivaneho urujijo. Ndakumva twagiye. Urumva? Wavuye mu kavuyo wajyana ntabwo nkumva neza. Jya ahantu nsa nkukumva neza uve abantu bari kuvugiramo sinkumve. Ego naho turi kumwe twatuvanye kuri polisi. Ubwo hari groupe nyine groupe tubamo uriya mungu yajyagazamo nyine wamuresereza agahita arakara agahita gutuka. Noneho uriya Ngabo niwe wari admin w'iyo groupe nyine kuri call ya groupe nyine kuvugiraho. Byatangiye amumanura nyine amubwira ati ugize uri gutukana kambe mumanuye amukura kuri groupe. Niba atari ntuza bagize ryari bageze mu Rwanda ryari? Kuko Mugisha yaje mbere ye Mugisha ashobora kuba yaraje nko mu kwa 11 gusa nk'ukuri kurangira ndakeka n'amatara matari cyambere kwa 12. Yego. Ngabo yaje twagiye kwakira Ngabo ryari hari. Ngabo we yaje nawe mu reba kuri ya video tujya kuri airport. Yaje mu kwa 12 nawe we niwe waje mu kwa 12 kuko uriya yaje mbere yundi. Uriya wamwishe yaje mbere ye. Yego. Urumva? Ubwo aza nyine aza kujoininga kuri table nyine bisanzwe turavugana nyine bisanzwe birarangira. Ashwa hari undi muhungu twe turi kumwe nawe muri Amerika nawe bazanye. Yego. Urumva? Uwo muhungu bazanye niwe wabanje gushwana na Mugisha kuko already banarwanye bitwa Adolphe. Witwa Adolphe. Turi no kumwe. Ego banarwanye. Yarwanye na Mugisha. Ko Mugisha yafashe ni laboro bafungisha amapine y'imodoka rye bahita gute imeze kiriya cyuma cyitwa gute. Ego yagikubise gutya gifata undi mushiti wacu witwa Justin. Wagikubise ninde? Mugisha yashatse kukirwanisha kuko abantu bose nyine yashatse kurwana n'abantu bose ukagira amane nyine twese turamuzi. Mbere yuko abasanga kuri table nuva mwari mwahuye nka groupe hari groupe mbwiyo muri WhatsApp mwabanaga. Ego twe twasohotse bisanzwe ariko we ntago twari kumwe nawe we twahuriyeyo nawe. Ntago ngo mufitanye nawe. Oya nayo. Ego. Urumva? Ubwo rero yabanje gushwana na Adolphe uwo mushiti wacu wundi. We uyu Mugisha we yari yaje nta bantu yari kumwe nabo. Nta muntu yari ari kumwe nawe yari wenyine. Yari wenyine. Ego. Kuko no mu gihe cyashize Jondi baramufunze kuko yari yasinze amufata yasinze. Yego. Byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ari kumugira inama nyine nk'abashuti be.
yego we afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine niko gushwana rero Ngabo arambwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza undi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yigo undi nawe ati ngo network Jesus warucitse shushu oh my god urumva ahita amubwira nabivuye nabidetse ahita amubwira umva bari kuguhamagarira moto ni ubwundi kunyumva ndi kukumva naho ndakumvishe uyu Mugisha ahita amubwira undi nawe arambwira ati ego Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica yego urumva undi arambwira ngo nkwice ngo nyica undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu undi yinjiye mu modoka araakselera ahushura umwe kuko undi bari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe ahita amukuraho aho ngaho mwari mwasohotse mu kabari yego turi muri parking dutashye bacyocoranye baratongana none se niba batonganye ari muri groupe kubera iki Ngabo ariwe byabaye ikibazo urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na Nuriya Mugisha n'uyu Mugisha yarafite bifu Ngabo za kera bisaga kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana aramumanura aramubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara baheraho bafitanye bifu bamaze kugirana bifu nibwo rero urumva bahuriye mu kabari so nukuvuga ngo tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uriya musore wishwe n'ikamyo muri Amerika niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusange muri Michigan kuko Mugisha ntagara aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe kubera gutukanaga amahane yego ararakara yamukuye muri groupe ararakara amaze kurakara aramubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano no groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo niba banakubwiye ngo niki ngo uyu mukobwa nyine arafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe umukobwa aba hano mu Rwanda yego imba bagusereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukuzi wawe kandi ari sheri wawe uyu Mugisha niwe warabeshye muri groupe Mugisha yarabeshye ngo umukobwa ni umukazi niwe kandi ni sheri wiwe yego ntabwo bijya byagacamo nyine yarakiri kumutereta bisanzwe barabimenya ko atari umukuze wiwe babimubwiye nyine atangiye kurakara atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati no muhungu reka tube tumumanuye baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe iyo groupe nange mwayibagamo tuyibamo hanyuma uwamumanuye ninde n'uyu wapfuye ni wa admin wacu yego arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko urumva babamanuyemo ari benshi babamanuye ari nka 6 amenya amakuru amenya ko ari makuru ari Ngabo wamumanuye yego aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no groupe akaza kigira dimini akaba manuye atangira kugira bifu imeze gutyo undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera amuzamura amusubiza muri groupe amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kuntera umutwe ndongera ngera gute mumanure baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo ntago ari byo utazajya joininga tuzajya tumukura muri call bivaho arongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'igifura n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa baba bamaze gushwana muri groupe ati reka twongera tugire gute tumumanure bifi bihere aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva aba hariya hanze bose bahurira muri Michigan kukiriye kuri muri Missouri bahurirayo
bahuriye nyine umva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo bahuriye baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana arundi bibwira undi uwo Mugisha abibwira ngo uyu wapfuye aramubwira ngo bahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinshaka nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe ariko ntitugira gute ntitube turi kumwe akazaga nyine twahahuriraga ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge twaza akatujoininga kuri teba we agatagira gute akajya kwikina biri yaza akabari bwo tugabana agataha twese tugataha nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe n'abandi batangiye baterana amagambo batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi wikomeza kubuzana hano ngaho reka bigende neza baramanuka bagira igihe gute bagiterana amagambo bavuye mu kabari aho ngaho bavuye mu amasaha yo gutaha nyine yo gutaha yarageze baramanuka bajya hasi bagiye hasi bajya nyine bajya kuri parikingi batangira guterana amagambo umwe nyine mukuru umwe muri bo arambwira ati wikomeza guterana n'iki amagambo nuriya mwihorere mugiye gute mutandukanye majya arambwira ngo we nzakwica nyine ubwo ari kubwira Ndengabo ubwo urumva bamaze kumutandukanya bajyahereye kare barwana hari umwe nyine twa Dolphine we mukuru nyine wo ni igisore yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya jya mu modoka utahe yamara byanga aravuga ati nta kibazo bagira ngo aragize gute aratashye urumva yinjiye mu modoka amaze gushwana nabo bose bamaze gushwana bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bamaze kumufata ku rutugu bari kwigendera bagiye kujya mu modoka uyu nyine bagonze umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo abari wagonga amugonze umuhungu yikubita hasi akana n'urumva gahise gasa hari video nafashe sinzi n'abandi ako twayisakaje video abantu benshi bashaka kuba bayibonye yaryamye hasi nuruza oya nayo mfite agire ufite ni telefone aho negira hari okay agire umuntu wandika nimero yawe agire umuntu unyandika nimero yanjye hano muri big screen please umuntu wandika nimero hano mwandike nimero okay uwo nafata telefone nimusobanurire ariko ndafata telefone itanyohereza iyo video kuko video mfite nabonye itandukanye niyo ngiye kuvuga komeza video dufite ni imwe ambulance maze kuhagera atangiye gusamba abashuti bacu batangiye guteza akavuyo kuko ya ambulance yahageze yimpe ntabwo nayigira aho ari gusamba komeza nibandike nimero umuntu ufite nimero yanjye nayandikemo hano hanyuma uwo mugenzi wahita ayifata okay wayibonye ira y'inkongomani andika agira inkongomani nose ngende umukongomani okay komeza umbwire urumva ubwo niko kumugonga bise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nko yabanje umutwe asubira inyuma arongera arakisera sasa mucaho buretse gato yamugonze inshuro ebyiri yego ni ukuvuga ngo Mugisha yagonze Ngabo yikubita hasi ariko ntiyahita apfa yamwikubise hasi urumva ahita yakisera aragenda urumva ubona amakosa we yakoze yakomeje atajya kuri polisi yo mu Busanza agezeyo arabeshya ngo yakoze accident ngo aramuganga ari kuri moto ngo yagonze umumotari urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro baduhamagaye nk'abantu bari bahari dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye dusanga ngo yavuze ko
we yahise agenda ajya kuri polisi. Ega ajya kwirega. Yari yamaze kumekinga sho ko Ngabo yapfuye. Oya kuko urumva we yahise yaksera aragenda ntago yamenye ibyakurikiye. Baramugonga ahita yiruka aragenda. Mwabirebaga n'amaso yanyu? Mwihangane, pole sana. Sharing live. Guys, mutapinge screen kugira ngo network yabigaruke. Amavideo nayabonye reka nze Jesus Christ. None wakomeza. So ndavuga accident mbere ko tugera ku byabereye kuri polisi. No kuvuga ngo aho ngaho ibyo byabaye muri hanze mwari mwamaze gusohoka hanze mwari kwa undi nyine Green Lounge urumva amasaha yageze saa 8 barabasohora murataha. Yego. Urumva rero twatashye turabwa ntabwo dushaka gutaha reka dushake muri abashite bacu turi kumwe aho dukomereza. Urumva we ntago bamushakaga nyine kuko yari afite amani ko yabanje no kurwana no mushite wacu twa Adolphe ari kumbwira ati taha ibiki n'ibiki kuko basa nk'abana arwanye kuko Mugisha abanje gukuraho kiriya kiboro bafungisha amapine y'imodoka. Inde wagifashe? Mugisha uyu muhungu. Urumva arakimukubita we yashaka gukubita siwe cyafashe undi mushite wacu twa Shema ariko nawe agifatira aragifata kitaramugeraho nyine gisa nk'icyari kigiye asa nk'uwashaka kugimukubita mu mwijosi. Uwo wundi twa Shema aragifata nyine cyahushijeho cyagomba gufata kigwa kuri Shema kimugeraho nta mbaraga kigifite. Ariko nawe target yo ashaka kugikubita Ngabo. Yego yashaka kugikubita kabirimo. Yego. Hanyuma uwakubise uyu mutipe ngumi ninde? Uwakubise Mugisha ngumi ninde? Ni umushito wacu witwa Adolphe. Kuko Adolphe yambwira ati bifu mfitanye na kuba ngiye ndikubwira ngo tazi uko nkwanze ibiki n'ibiki urumva? Ati kuba ndi kukwirukana igikwirukanye ku giti cyanjye kuko urumva Adolphe yamwirukanaga akabishyira kuri Ngabo. Ngo kandi ngo mparanga igitipe ngo muri kumwe ngo cyangwa ngo ibiki n'ibiki Adolphe yambwira bishaka kubishyiramo Ngabo ndi kwivugira ku giti cyanjye ntago Ngabo ari umuntu dushubwanye ku buryo anyoshye. Kwa Ngabo ni umuntu ucisha make pe ku bantu banamuzi. Agira story ariko acisha make nyine nta magambo menshi aba afite. Urumva? Ubwo rero Adolphe kuko Adolphe na Adolphe basa nk'abarwaye ko Adolphe amukubise ingumi isa nk'ano mu ijosi namukubita indi isa nk'aho gutya hano mu gatuza. Urumva? Birarangira niko kugira gute no kabiri niko kandi nyine basaba ngo kandi kabiri ngo nzakwica ngo nyicara undi ntago ari ubwa mbere ubivuze. Ngo nkwice undi nawe kubera umujinya bayinjiye mu modoka. Urumva niko kuza abantu kabiri me yarafatanye n'umuhungu babanaga witwa Fabrice bafatanye ku rutugu. Baje baramuhushura asa nk'uguye hasi undi nawe asa nk'usubiye inyuma gato ahita yakserera tamucaho. So ngo yamuhushuye abonye aguye hasi asubiza imodoka inyuma none haraza aramuhora. Ahita afatiraho sasa yamunyuzeho bwa kabiri atanakomeza atanagara ahita agenda. No kuvuga ngo we yagiye atazi ko yapfuye. Yego ashaka kuba yagiye atazi ntagazi ashaka kuba atazi ibyo yakoze. Ariko kuko nese ajya kuri polisi simanye neza ukuntu byageze kuko twebwe twaze tujya kuri ahantu yabaga twe tuhazi nyine hari apartment tweze kujya kumusuramo ku Gisozi. Twese tujya tuzi ngo no tumusanze turamubura. Okay. Mugeze kuri polisi agiye kwirega kuri polisi yo mu Busanza bahise bamufunga byagenze bite? Bamufunze. Yageze baramusigarana. Yego ariko bamwimuye bamuzanye kuri station ya Kicukiro. So akihagera akirega polisi yavuze ati guma. Yego bamugumanye. Yakoze statement ngo agende. Ntabwo yageze aho. Ubwo baramufunga umwe musigarana na kabirima. Twe dusigara turi gushaka ntuza nyine araryamye aho ngaho kuko umutima wari ukuntu ari gutera nyine usha nk'ushiduka asinziye atari no kuvuga nyine ubona ari umuntu ugifite akuka ari kuri kurwana n'ubuzima nyine umutima wateraga cyane. Akambirance yageze byarangiye bamushyira muri ya mashashe baramutwara tujya kuri morgue nyine tujyana nabo dukurikirana. Ubwo yacitse umutima muhari. Yego umwuka wanyuma washizeho turi kumureba.
Amakuru ari kuvuga ko bapfuye umukobwa rero yo. ni ukubeshya. uwo mukobwa nicyo kibazo, umukobwa ntawe uhari. Nonese kuko Kabirima, kuko uyu nguyu umugisha amakuru twe dufite nuko yari afite sheri we hano mu Rwanda. Yego. Kabirima nta musheri yagiraga pe. Nta musheri we yagiraga. Ntawe. Kuko yari umuntu twaboranaga umunsi ku munsi. Ibintu byose twaga turi kumwe pe. Kuva nyine yaza mu Rwanda nta bantu azi mu Rwanda, nyine nta yindi famille yari afite, ni twebwe inshuti ze zari zihari. Kenshi twaga turi kumwe nawe. Mwaga muri kumwe nawe? Yego. Twari kumwe n'andi bahungu benshi bagera nko muri 4 baba diaspora nabo babashuti be tubana muri ya group. Bakajya batumira Mugisha kuko bari bamuzi. Mugisha ari umuntu nyine ugira amahane, twese turamuzi muri group pe. Twajya gusohoka ntabwo banamutekereza nk'umuntu tubana muri group. Ahubwo hari ukuntu twagendaga tugakubitanirayo nawe gutyo ko nawe wenda akunda gusohoka. Yego. So hanyuma ubwo mugeze kuri polisi babamagayeho ni iyihe? Twagiye kuya Kicukiro, twabanje kujya kuri morgue. Yego. Okay. Ubwo ambulance, abavuga ko ambulance yaje ikererewe rero bo byagenze biti? Ambulance ntabwo yakerewe, ahubwo yaje. Urabizi ambulance akenshi ntabwo itwara umuntu wapfuye. Yaje ubona nyine asigaranye kuko yahageze nta n'iminota 2 yamaze ahita apfa. Ambulance rero yanga kumushyiramo kuko urareba muri la video umuhungu wari kwitambika imbere Alex. Wiri wabona bari muri Amerika. Ari gusaba ambulance tumudufashe mushyire umuntu aracyafite amakuka nyine ibintu nk'ibyo ambulance nyine ukabona nyine basa nk'igize. Urumva rero kubera amahane y'abari abajama birangira ambulance yemeye kumutwara. Kako bari banze kumudutwara ngo nagwa ajya batwara imirambo nyine. Birangira bamushyize muri ara amashashi bashyiramo abantu bapfuye baramutwara. Bamutwara he? Ku bitaro bya Kacyiru kuri morgue. Ku bitaro bya Kacyiru. Muvuye ku bitaro nibwo mwahise mujya kwa Mugisha cyangwa mwahise mujya kuri polisi? Tuvuye kwa Mugisha twagiyeyo polisi ntibatemera gutwara umurambo. Twavuze ati buri ibyo byose ashaka kuba ahungiye iwe. Tugiye dusanga kumbi iyo nzu ngo nta nubwo ariyo yafashe ayishyura yagiye kwigira nyine kuyibamo nk'ibyumweru, ntabwo ageze nyine ayishyura igihe runaka. Baratubwira ngo ntawageza. Bya kuri polisi ya Kicukiro ngo batubwiye ngo icyo kirego tumaze kucyakira umuntu wireze ibiki n'ibiki already bamaze no kumugeza hano. Yego. Ubwo ngubwo ntuzahise agira ubu nta wundi muntu uretse uyu nguyu Mugisha, nta wundi muntu wafunzwe? Oya ntawe. Adolphe ari he? Adolphe ari kuri polisi we tumusizeyo. Hariho bijya hinjiramo umwe. Mwebwe nibwo muri kuva kuri polisi? Nitwe turi kwa kabiri miwe mu Rugano yaratuye. Yo polisi nta famille yari afite aho? Afite umanko we umwe. Ari ku bitaro. Kamusize ku bitaro. Ayaya. Mwihangane polisana. Umanko we ni umwe tuzi uko nawe twahuriye kuri airport tujya kumwakira, ntabwo ashobora kuba afite izindi famille ariko twe ntabwo tuzizi. Yo mwe mwari muziranye nawe mute? Mwamenyaniye muri iyo groupe gusa cyangwa muziranye na mbere yuko ajya muri Amerika? Oya twari tuziranye mu nkambi kera. Nkambi kera. Mwihangane. So nukuvuga ngo iki kintu cyuko hari bapfuye umukobwa bari bahuriye hariya badetingaga umukobwa umwe ari wo bapfuye ni ikinyoma ntaho bihuriye? Ni ukubeshya pe uko nari mpari, ni ukubeshya ahubwo bari bafitanye bifu za gukura Mugisha nyine ni umuntu ugira inzika nyine ntabwo ajya yumvikana pe. Ibaze nawe iyo groupe tubamo ibamo abantu bajya nko muri 30. Hafi ya bose nabo muri Amerika batwara amatraka, bari mu Rwanda turi nka 5 cyangwa 6. Ariko nta muntu washaka guhura nawe ntakubeshye. Nyine twasoga tukana dukubitanye nawe ntihagire umuntu umwereka ko hari ikibazo akaza akatujoininga akanagenda. Barangira rero ni nkuko byagenze nijoro. Angira kugarura ibintu byabereye muri Amerika ibiki n'ibiki nyine bifu zabo ngo ukuntu yamukuye muri groupe ngo ibiki ibintu nk'ibyo nyine. Yeah. Mwihangane courage kandi mukomere. Ubu nta bantu bo mu muryango bo muri Amerika bari batangira kubahamagara? Twavuganye bishaka bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda. Bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Gusa ntabwo barashyiraho igihe runaka cyo gushyingura. Ariko nyine muri famille yamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Yego. Okay.
Tony urakoze cyane. Yego murakoze. Ngayo nguko. So rero ahangaha ngira ngo murabyumvishe Tony na bagenzi be bari kumwe nawe, abantu muri gushyira muri request ndaje mbazamure.